Must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. ndabaramukije mwese muri kumwe na Emmanuel Musinga Rupande mu kiganiro cyacu Understand Your Destiny cyangwa se sobanukigwa ejo yawe hazaza. Tugiye gutangira ikiganiro cyacu kizaba mu bice bitari bikeya nk'ibice bitatu cyangwa bitanu bivuga hejuru y'itorero cyangwa se church agrees mu buryo butandukanye imikorere y'itorero n'imibere y'itorero n'impamvu turebere hamwe usanga amatorero y'iki gihe afite ibibazo nico usanga abantu bagomba gukora kugira ngo ibintu bigende neza. Ni byiza ko tuganire hamwe tukamenya icyo tugomba gukora. Nawe ufite umutwaro wo kuzatangira itorero cyangwa se na muri mu itorero urebe icyo wokora n'icyo mwokora kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka. Icyo nico turi buganire uno munsi kugira ngo birusheho kudufasha kandi dukora umurimo w'Imana neza. Ni byiza ko dukora umurimo w'Imana tuwukora neza kugira ngo ejo hazabe heza h'umurimo w'Imana dutangira ibintu none ejo bizorusheho kugenda neza. Rero ndagira ngo dutangire tuganira hejuru y'itorero. Ntabwo dusubira mu mateka cyane, abantu benshi barayazi uko itorero ryatangiye kuva kuri Yesu Kristo kugeza uno munsi. Umuntu wa mbere wasiganye itorero ry'i Yerusalemu, Yesu amaze kugenda intumwa zakomeje gukora umurimo w'Imana hatandukanye, habaho persecution zicwa cyangwa bigenda ukundi bazifata nabi. Ariko umuntu watangiye itorero ya mbere rikomeye ni umugabo bita James cyangwa se Yakobo. Ni wabaye bishop wa mbere, umukozi w'Imana wa mbere ufite itorero rikomeye i Yerusalemu. Nyuma yaje kwicwa, ariko niwe muntu wakoze itorero rikomeye. Yaje kwica kurikira Stefano we yari umudiyakoni, niwe watangiye akora umurimo w'idiyakoni, hari yari umwizerwa. Bibiliya zivuga mu Bibiliya igitabo cy'uzakozwe n'intumwa haravuga ngo yari umunyabwenge kandi akaba umuhanga w'umunyamwuka, ngo yasobanuraga neza ngo ibyanditswe byera, ngo agatuma itorero ry'Imana ryaguka. Nico cyatumye apfa, baramwica. Nyuma baje kwikurikizaho Yakobo, nyuma bagiye kwikurikizaho Petero, nibwo marayika w'Uwiteka n'itorero ryamusabiye amukuramwo, ntibaba bakimwishe. Rero iko ni kwitorero ryakomeje rikura kugeza uno munsi. None ni kubera iki amatorero ya kera yakuraga ameze neza ariko ubu nyine ugasanga harimo ibibazo byinshi? Reka ndahuta cyane inje iwacu muri Glarake, muri Central Africa, mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo. Ibibazo dusanga usanga biri mu matorero, usanga hari inyigisho zimwe zidasobanuka hari iwacu, ugasanga hari ibyo abantu bamwe batinya kuvuga. No kubera iki ibyo bintu? Bibiliya zitubwira mu gitabo cya Yohana igice cya 8 umurongo wa 32 haravuga ngo namwe nimumenya ukuri kandi ukuri kuzababatura. Nimumenya ukuri kuzababatura. Ni ukuvuga ngo ikibazo dufite kenshi usanga hari ukuri kumwe kugenda gutakara. Ikibazo cya mbere nshaka gusobanura usanga dufite mu biyaga bigari ni information correcte za Bibiliya tutahawe neza. Eske cyace niki yigisha ikijana abantu he? Ndemezanya n'abakozi b'Imana bose, ndemezanya na Bibiliya, ndemezanya n'umuntu wese usenga Imana yuko Bibiliya ijambo ry'Imana ariyo nzira itujana mu ijuru n'impumeko yahumetswe n'Imana. Icyo nico kintu cya mbere itorero rigenderaho, tugendera ku ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye umwana wayo ngo buce amutwara mu ijuru, amusubijeyo yadusigiye Bibiliya n'umwuka wera n'abakozi b'Imana. Namba ukeneye kuzomenya icyo Imana ihayivuga, uza usoma Bibiliya. Nurangiza gusoma Bibiliya usenge Imana iguhe umwuka wera. Biruzavuga ngo umwuka wera ni parakletos bisobanura amagambo 7. Ni umufasha, ni umujanama, ni umwarimu, ni umwigisha utwigisha ibyaha, ni udukonvenka, ni kansala, adufasha ibintu byinshi, atwigisha ibyo tutize, akatwemeza ibyaha. Niwe komfata wacu, niwe mujanama wacu. Igihe utasobanukiwe usoma Bibiliya nutumva neza, usaba umwuka wera gusobanurira. Nutabyumva, Imana yadusigiye abakozi b'Imana, ubegera ubagisha inama bazo gusoma
ndagusobanurira kugira ngo usobanurike ijambo ry'Imana, wisobanurwe nawe ubwawe, umenye ejo hawe h'umurimo w'Imana, umenye ejo hawe h'ubuzima bwawe aho Imana ihakujana. Iyo niyo point ya mbere church ibereyeho, ni guidance yo kuyobora abantu kugira ngo bazagere mu ijuru, cyangwa se aho mu buzima bwejejwe icyo bita righteousness, babeho mu gukiranuka kwera gushimwa n'Imana. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma 12 umurongo wa mbere haravuga ngo bene data mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, kuko ariho kwikorera kwanyu gukwiriye. Icyo nico cya mbere itorero Bibiliya umubiri wa Kristo usaba abantu ku isi, n'ukwezwa bagakiranuka bagasa n'Imana, ariyo twita mu Cyongereza spiritual, inzira y'uburyo bw'umwuka, spirituality cyangwa se ibintu spiritual. Ikintu cyambere itorero ryigisha spiritual, ariko ntabwo ari yo nzira yonyine itorero rigomba kwigisha. Itorero ubundi yugeze nko mu Banyamerika n'ahandi baravuga ngo ni community, n'abaturage bari hamwe, ni congregation, ni fellowship y'abantu, n'abantu bari hamwe basabana. Iyo basabana ntabwo baganira one topic, baganira ibibazo bitandukanye. Noneho yugiye muri Glarake usanga kubera harimwo ibintu bya corruption y'abazungu, inyungu zabo, batwigishe simple message ituma tutamenya ubwenge ngo dusobanukirwe how church operate, kugira ngo dushobore kwaguka mu buryo bw'ubwenge, dusobanuke tumenye ukuri icyo tugomba gukora, community zisobanurwe n'igihugu gisobanukirwe, durusheho gutera imbere mu buryo butandukanye bw'umwuka n'ibindi. Noneho baduhereza simple utundu duto cyane tuturangira inzira ija mu ijuru. Nukuvuga ngo batubwiraga yuko Yesu ari buze, ibindi mu birambike, revive ibeho, musenge muje mu ijuru. That is good but is not perfect. Ntabwo ari byo bihagije byonyine. Tugomba kuja mu ijuru mbere yuko Yesu agaruka. Hari ibindi tugomba gukora mbere yuko Imana ivuga, hari ibizakogwa. Uzigomba kuwiga, ugomba gushaka, ugomba kurya, ugomba kurera abana, ufite ama responsibility mbere yuko uzaja mu ijuru. Rero ntago twigeze twiga how to manage our responsibility before the heaven. Twigeze twiga uburyo tufata ama responsibility yacu mbere yo kuja mu ijuru. Ndagira nkubwire, hari ibintu byabaye ahantu henshi, ariko cyane kavuga ahantu habiri, muri Amerika no muri Kongo. Muri Kongo mu 1800 nta muntu washoboraga gupinga umuzungu, iyo wamupingaga baguca amaboko. Muri Amerika nta muntu washoboraga gusoma, iyo wasomaga barakwicaga, bagufasha wasoma barakwicaga. Nuvuga ngo twabayeho twiga ibyo umuzungu avuze n'ibyo. Ibyo byabayeho muri eglise za kera zirimo politike y'Abaroma, bafashirimo Gatolika, banga yuko abantu bashobora gusobanukirwa ubwenge. Ibi ni politike yagiye ibaho, ibata abantu igihe cyinshi, uwagiraga ngo bipinge yarafaga. John Wycliffe yacyashye guhindura Bibiliya, niwe wafashe King James, iyo bita King James isobanuye neza cyane, yosobanuye umugabo wita John Wycliffe, ayikura mu Kigiriki n'Igiheburayo ayishira mu Cyongereza. Yarishwe. Nyuma haje kuza undi mugabo apinga ibi ni Titus, yashatse gupinga Abaroma baramwica. Haza kuza uwitwa Martin Luther, niwe waje guhindura Bibiliya, afata isezerano risha arishira mu Kelemanya aricyo Kigerman, abantu bashobora kumva ngo basobanukirwe. Ibi kugira ngo umuntu azasobanukirwe neza iyo yasomye mu mvugo yiwe yumva. None ugasanga abantu ntibasobanukirwe ngo barusheho kumenya neza. Iyo wasobanukiwe urabimenya, ugasobanukirwa icyo ijambo ry'Imana rivuga. Icyo ushaka kuvuga niki? Nuko kenshi tutasobanukiwe ngo batwigishe neza icyo umuzungu avuze, mukumva ko ari perfect, ko bihagije, ari cyo Imana ivuze. Oya, soma Bibiliya wumve ko ari cyo Imana ihayivuga, ari cyo na pastor yavuze, ari cyo na padiri yavuze, ari cyo n'umumissionnaire yavuze, ucemere ujane nacyo. Pe ya mbere y'itorero n'ukwiga inzira y'umwuka cyangwa spiritual way, kwiga uburyo bw'ubumana, kuja mu ijuru, gukiranuka. Iyo niyo twita spirituality, kwiga mu buryo bw'umwuka. Inzira ya kabiri y'itorero, mu itorero tuhiga knowledge, ubwenge, gusobanukirwa, ukamenya responsibility yawe, ukamenya icyo ugomba gukora, ukamenya icyo ugomba gukorera urugo rwawe, ukamenya uko ugomba kubaho, ukamenya aho utangira n'aho ugarukira. Tukiga knowledge. Niyo mpamvu usanga dufite ibibazo, nuko usanga kenshi abalidere benshi bayoboye ama church, they don't have enough knowledge.
umuntu yakoze training muri 80 yigishwe n'umumissionnaire, turi muri 21e siècle mu 2018 aracigisha bya bindi bya kera. Ni ukuvuga ngo ntabwo agerageza kwigisha abantu ngo abahumure babone uko bagomba gukorera Imana mu buryo butandukanye. Ntabwo abigisha abereka uko bagomba kwiteza imbere, ntabwo abigisha ngo abereke uko bagomba kuja ala page bamenye uko bagomba gukora mu buzima bwabo, ava yuko baja mu ijuru, ava yuko bategereje Imana. Iyo niyo po ya kabiri tugomba kwiga. Salomo yanditse aravuga ngo mu bibaho byose ngo ubwenge niyo ngenzi. Aravuga ngo kandi mu bintu byose biriho ngo uzoshakisha kuruta ibindi, ngo uzoshaka ubwenge. Aravuga ngo mwana waje uze wumva ibyo nkubwira, ngo uzotanga impiya kugira ugura ubwenge, bivuga ngo uzotanga minervare kugira ngo ugura ubwenge. Ni ukuvuga ngo igihe tuhadukoreye Imana, tugakorera Imana ariko dufite little knowledge, ubwenge buto cyane, tugira ibibazo kuko tudafite kumva guhagisha. Nabo mu missionnaire yavuze ngo timugomba kwiga, mugomba kureka. Mukiba eske niko Imana ivuga, niko biri ivuga? Tukabireba eske afitemo izindi nyungu ze? Naragiye nkora ubushakashatsi sanga ibintu ababirigi bazanye muri Kongo byari ibintu byo gukandagimiza abanyekongo, ahubwo atari ukubereka kuja mu ijuru, kwigisha ibintu bijanye n'inyungu zabo, kubereka yuko ESR yari buze ibyo bahaye bakora atari byo. Yes, tugomba gutegereza yuko Yesu ari buze, ariko ntabwo turaga gukora ngo Yesu araje. Oya, turakora kandi turiga. Bibiri zivuga ngo Yesu azagaruka ngo abantu bakehe bakora, ngo bashakwa, ngo ngakujya byari bimeze igihe cye Sodoma ni Gomora. Bantu barimbutse bakibyibwira ngo nibyo. Ni ukuvuga ngo tugomba gukora ariko tugategereza Imana, tukamenya yuko Yesu ari buze, ariko bitatubuza to do our own business. Iyo ni pwe ya kabiri ya church. Pwe ya gatatu ya church ni prosperity. Prosperity mu yandi magambo ni ubutunzi. Prosperity mu Gifaransa. Umukristo agomba gutunga. Abrahamu yaratunze, Isaka yaratunze, Yakobo yaratunze, Yosefu yaratunze, abakozi b'Imana baratunze. Usomye na Eliya na Elisa babayeho bameze neza. Na Elisa yari kwahinga asiga inka ziwe akurikira Elisa. Ni ukuvuga ngo he was a busy man, he has something to do. Yari kwakora ahinga afite n'inka ze, ntabwo yaretse guhinga ngo ubwo yakijijwe. Oya ye yakurikiye Imana asiga inka ze, ariko yari azifite. Yesu bwiwe yari umuhanga, yari afite ministere irimo budget, ifite n'abasponsa biwe. Uzobasome muri Luka igice cya 8 wumva uko havuga mu basponsoringa Yesu ngo harimo abagore, ngo harimo ndetse n'abagore b'abasikoti bo kwa Herode, bavanaga ubutunzi kwa Herode bakabuzana kwa Yesu. Muzo tuvuga tuzoja kuvuga how to manage money for the church, ni gute abantu bajera amafaranga y'itorero, biri mu kuzana ibibazo. Ibyo tuzoza kubigeraho mu butaha, ariko ntabwo ibyo tuvuga uno munsi. Icyo ushaka kuvuga niki prosperity. Niyo mpamvu usanga tutabyigishijwe, usanga umupastori atinya kuvuga ifaranga. Naragembaza abantu barenga 3, eske muza pastori bize muri Kongo kera cyangwa mu biyaga bigari mwigaga mukuru ya prosperity? Henshi barambwiye ngo no mutayo twize. Iyo ugiye mu bindi bigo za theology z'abongereza z'abanyamerika, bagira aba professeur babigisha how to search on how to get money. Ni gute itorero rigomba kubona umutungo, ni gute ribona amafaranga, ariyo bita kuru ya prosperity. Bakigisha umupaseri nawe ugiye gutangira church, eske itorero rizokura amafaranga ye, eske itorero rigomba gushaka amafaranga gute, eske itorero rigomba kujera amafaranga y'itorero gute. None ugasanga dufite abakozi b'Imana batinya kubwira abakristo gutanga, batigisha n'abakristo gushaka amafaranga, ariko tukakubona ibibazo tugashaka amafaranga mu ikanisa. Ibyo ntibizobaho, bizotuma ikanisa riguma kudindira, rigira n'ibibazo by'ibibazo byinshi biva ku bukene. Cyangwa ugasanga umuntu pastor afite ubukene, umwungirije arakenye, noneho umwe yahembwa ku rutundi, intambara zikaba zirabaye. Biva mu kutigisha abantu no kumenyesha abantu gutanga, yewe mbere yuko banatanga nuko bagomba gukora bagashaka amafaranga. Ntabwo uzombwira gutanga icyacumi narayo busa, ariko nunyigisha gukora nkagira umutungo mu rugo, uzonangenda umbwire ngo kuki utatanze icyacumi. Nzogitanga kuko
you have been educated me to get the money. Wanyigishije gushaka amafaranga, maze kubona amafaranga uzombwira ngo nasibye gutanga icacumi, nzotsindwa kandi nzoyatanga, nsaba Imana imbabazi, tange n'ituro gishimwe n'ibindi kubije Imana yankoreye. Ariko nzoja gushima naraye ubusa, ndafite inzu, ndafite aho nduye, utanyigisha n'uburyo notera imbere. Nukuvuga ngo ni responsabilité z'abapastori kwigisha abantu how to get the money. Ni gute wabona amafaranga. Iyo ugiye mu biyaga bigari, umupasiteri azitsinda ifaranga ukagira ngo ufite ubwoba bwo kuzivuga. Nabo ufite ubwoba bwo kuvuga ifaranga, your church will die poor. Yewe nejo ikarisa ribura amafaranga rizofunga. Nuvuga ngo church is one of tools to get the money, is one of the tools to make church growing. Amafaranga ni kimwe mu mfunguzo no bikoresho bituma itorero rikura. Ni ukuvuga ngo namba utarize prosperity, namba utazi gushaka amafaranga, your church will struggle the whole life. Ikanisa ryawe rizogenda rigira struggle, ibibazo mu gihe cyose ukiriyoboye. Ni byiza ko namba utabishoboye, fata abakristo bawe bashoboye, bazi accountant, bize comptabilité, ubibabwire ngo nimunyigishe, mwigisha n'abakristo bacu how we can progress. Ni gute twotera imbere mu gushaka amafaranga, ni gute twotera imbere muri litore kugira ngo tumenye aho dukura amafaranga hirya no hino. Ni byiza ko dushobora kwigisha abakristo kwiteza imbere ubwabo bonyine, tugateza imbere n'itorero ariyo community yacu, cyangwa se aho duhurira, tumenye ko twubaka itorero, tudevelop itorero. Nitumara twige tuvuge ngo turahemba pasiteri kuko yadufashije gutera imbere. Pastor hembwa mu maturo yavuye mu bakristo, abakristo badafite yo batura arabona yahembwa. Nukuvuga ngo pasiteri urisharije yo kwigisha abakristo gukora bagashaka ifaranga, bamara kuzibona ukababwira ngo nimutange cyacumi. Kubera ko tutabyigisha, byavuye ku bakoroni, byavuye ku bamisiyoneri bazaga ari ababirigi batwigisha yuko heri masikini, tukaririmba uturimbo mutoto mimi masikini naishi kwa furaha. Itwo turimbo tukadufasha hahirwa abakene mu mitima yabo. Izo zari inyungu z'ababirigi, byararangiye. Iyo yari false information, ibyo byari inyigisho z'inyungu z'ababirigi, ibyo byararangiye. Nambura umupastori, don't be ashamed to teach people how to make money. Tugira isoni zo kwigisha abakristo uko bagomba kwiteza imbere, kubereka aho bagomba kwinjira, aho bagomba gukora, uko bagomba kugura amazu, uko bagomba gutangiza business zabo, uko bagomba kwiga kugira ngo ejo hazabe itorero heza. Nudashobora gukora ibi bintu, you gonna struggle. Uzoba muri ubwo buzima ibihe birebire, wewe wenyine uzovunika n'itorero rivunika. Namba utabishoboye, umunsi umwe tegura seminere y'umu expert uzi gushakisha ifaranga, wize business, aza yigisha abakristo gushaka ifaranga. Nibanga kumva, you done your work, warangije akazi kawe. Hari abantu benshi utegura seminere ugasanga akibazo cy'abantu bacu tibakunda kwiga, they don't want to be changed, tibakunda guhinduka. Ni byiza ko namba dukeneye guhindura community, nuko wowe ubanza guhinduka, ukaja kwiga, ukiga, ugakora. Utabona uburyo wicara mu ishuri umwaka wose imyaka 5, kora ama training pastor cyangwa se muri community aho dushaka ama training runaka, bakwigisha kuzamura credit, bakwigisha kugura inzu, bakwigisha ukora, bakwigisha ugomba gusavinga amafaranga, bakwigisha ugomba kuzigama, bakwigisha uko ugomba gushakisha ukubona inguzanyo kugira ngo utangire business runaka. Ibyo bigomba kubaho mu church. Batwigisha uko tugomba kuzamura talent zacu. Dufite abantu bafite ama talent muri church, bazi kuririmba, dupromoting indirimbo zabo, bazi bafite ubundi bukorikori butandukanye. Tubateze imbere, nitubateze imbere community zotera imbere, amafamiye zotera imbere, na church izotera imbere. Iyo niyo point ya mbere twashaka kuvugaho kugira ngo abantu bose babyumve. Umunambura umukristo, kuba umukristo ndibisobanura kuba umupagani, kuba umukene. Kuba umupagani ndivuze kutotunga ifaranga, kuba umukristo ndivuze kutotunga ifaranga. Ifaranga ziva mu gukora. Umuntu wese wakoze arahembwa. Iyo wakoze urahembwa. Nukora uzohembwa, n'umupagani nakora azohembwa, n'umukristo nakora azohembwa. Niyo mpamvu dusanga abapagani bafite ifaranga nyinshi bateye imbere, nuko bafokasinga ku gukora. Kandi Bibiliya nukuri ntizibeshe, iravuga ngo umukozi wese akwiriye ibihembo. Nusaba uzohabwa, nushaka uzobona, nukomanga uzokingurirwa. Usanga dusaba gusa twicaye tudakomanga. Namba usaba ntibicemo, haguruka ugenda ukomanga ushakishe. Try, shakisha hirya no hino, bizoroha bikunde. Tugacika intege gusa, ukomeze imbere, usenga Imana. Nukuvuga ngo gusenga tikuzana ifaranga. Ibyo ndabizi, narasenze cyane, nashaka senze Imana imbifaranga ntazo nabonye, ariko umunsi nakoze narazibonye. Nukora uzozibona.
nushaka uzozibona. Ariko ni wicara ngo urazisengera, umva nkubwire, reka ndangirize kuri aka kantu. Imana yashyizeho ikintu bita seed, imbuto. Ikintu cyose kigira imbuto yacu. Imbuto y'amavuta y'Imana ni amasengesho no kwihana. Imbuto y'amafaranga ni ubwenge no gukora. Nukuvuga ngo ikintu cyose ukeneye gifite aho ugishakira. Ntiwozana urufunguzo rwo gufungura igipangu ngo uje kurufungurisha icyumba cyawe. Oya, nukuvuga ngo Imana yashizeho urufunguzo rwa buri gufuri ryose. Umuryango wese ugira ifunguzo ryayo. Ifunguzo ry'amafaranga ni ugukora no kwiga ugashaka ubwenge. Ifunguzo ry'amavuta y'Imana ni ugusenga no kwihana. Ifunguzo ry'ubwenge ni ugusoma no kwiga ukicigera abarimu bakakwigisha. Nukuvuga ngo ikibazo dufite tuza dushakira ifunguzo aho zitari. Umuntu akarara mu butayu, akarara muri Gitavu, ndakarara mu ishamba hehe muri Nyungo, akavamo ari umukene, agasanga umukene buracari muri yanzu. Nuko yagiye gushakira ibintu aho bitaba. Ugiye gukora ukaja gushaka amafaranga mu kazi, utahana ifaranga. Waje mu ishamba gusenga, utahana amavuta y'Imana. Waje mu ishuri gusoma, ugatahana ubwenge. Tugakoreshe ikintu umwanya utari uwacu ngo dusenge Imana iduha amafaranga. Oya, ja mu kazi, winjire hariya mu kazi, ureke kugira isoni z'akazi akariko kose. Ugakore, numara gukora baraguhemba, ahasigaye ushima Imana ko Imana yaguhaye energy. Ese inyungu zacu Imana yaduhaye icyo bita income zivahe? Imana yaduhaye income zibiri. Income ya mbere Imana yaduhaye, cyangwa se umushahara Imana yaduhaye, ibyo yaduhaye. Ijambere yaduhaye knowledge, ubwenge buzana ifaranga. Ugakemura ibibazo, ukandika, ugasubiza ibibazo, ugakora ibintu byose ukoze bikazara amafaranga. Ikabiguhereza. Ufite talent yawe, niyo mpamvu wize, niyo mpamvu ushobora gukoresha talent ufite, ubwenge knowledge bizana income. Icaka yaduhaye icyo bita energy, muscles, imbaraga. Ushobora kuba utarize ngo wandike page 10 z'igifaransa n'icyongereza, ariko urashaka kuba umuzamu hariya, ukicara cyangwa ugaterera umuntu ibintu, cyangwa ugafasha umuntu ibintu, cyangwa ukarinda umuntu, cyangwa ukamutwara mu modoka ye akaguha ifaranga. Iyo niyo nzira yo gushaka ifaranga. Ariko ndusengera ifaranga usenga Imana ngo iguhe energy, iguhe imbaraga, inakurinde, iguhe icyo bitwita health, kugira ngo iguhe ifaranga. Nurangiza iguhe energy, numara iza energy zari ifaranga. Rero ni byiza ko dukora, tuba abakristo batarabanebwe, tuba abakristo badatinya gukora, tuba abakristo bakora kandi basenga Imana. Ni byiza ko dusenga, ni byiza ko twiga, ni byiza ko dukora. Byose birajana. Iyo kimwe cyasigaye inyuma, my friend, uramugara. Niyo mpamvu usenga, wasohoka ugasaba, message yawe wigishije igatakaza credibility. Nuko hari icyo wazamuye amasengesho n'ijambo ry'Imana, usiga gukora cyane n'ubwenge. Ni byiza ko abantu bazogukurikira bijanye na knowledge ufite, na wisdom ufite, ubwenge ufite, bijanye na what you have and the power you have, which is money you have. Bazokumva bijanye n'ubushobozi ufite. Ufite ubuhe bushobozi, ufite ubuhe bwenge. Ni byiza ko usenga Imana, ni byiza ko ukora, ni byiza ko wiga cyane. Imana idufashe. Ibyo nicyo gice cyacu cya mbere cyo kuganira hejuru ya eglise, cyane mu biyaga bigari. Ni byiza ko duhinduka. Ahasigaye tuzokomeza tuvuga uko abantu bagomba gukorera Imana, nuko umutungo w'itorero ugomba gukora. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Pasteur Musinga Emmanuel kuva muri Indianapolis. Murakoze. Imana ibahe umugisha.